Bakunzi b'ikiganiro cyacu duhuje imitima, ndabasuhuje kuri iki cyumweru tariki 17 z'ukwezi kwa 10 2021. Ndabasuhuje mbifuriza imigisha myinshi, mbifuriza amahoro aturuka ku Mana, kandi nje kongera kubabwira ko tugarutse kubaganiriza ku amateka ahura n'ibyanditswe bitagatifu. Uyu munsi rero akaba ari ikiganiro gisa nkaho kidasanzwe, kubera ko tutari bubaganirire dukurikije gahunda twari twaberetse tuzakurikiza, ahubwo nuko byabaye ngombwa ko tugira reaction ku kiganiro cyatanzwe na padiri mukuru wa paruwasi ya Kibeho kuri PACIS TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, aho yaganiriye na bagenzi be baganira ku isabukuru y'imyaka 40 ishize Bikira Maliya aje mu Rwanda. Iyo sabukuru ikaba izaba ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 gutaha. Hakaba rero muri ayo mateka nk'uko twavuze ko rimwe na rimwe twagiye tubona ibintu byinshi bicuritse, ibintu bitavugwa uko biri, noneho byagera mu ijambo ry'Imana ugasanga bibabaje, kubera ko kutavuga ukuri nicyo kigejeje n'u Rwanda aho rugeze muri iki gihe, ko turubona uko. Bikaba rero bikwiye ko ibintu bikosoka, abantu bakamenya kuvuga ukuri, abantu bakamenya kubaha Imana n'abantu, noneho ibintu bikorushaho kugenda neza. Mu by'ukuri amateka y'u Rwanda mu buryo busanzwe amaze imyaka irenga 510. Ukabona ko iyo baje bakavuga ku myaka 40 gusa, ntibibuke ko mu 1946 niba ntibeshye u Rwanda rwatuwe Yezu Kristo. Ntibavuge ko Yezu Kristo mu mabonekerwa nawe yagiye agenderera abanyarwanda Kibeho. Aho ngaho ntabwo haba harimo ukuri kuzuye, biba bikenewe ko abantu bashyiraho urumuri muri ibyo bintu. Niyo mpamvu rero muri aka kanya nyine twaje kugira ngo tubiganireho. Icyo kiganiro abazabishobora muzagishake namwe mugikurikire, murebe, mugereranye abafite ibyo bazi, kuko ari amabonekerwa yagiye aba ku manywa abantu bahari, abenshi barayitabiriye, hari abanyamakuru bagiye banayakuvura, abagomba kuba bagihari, abatagihari, ibyo ari byo byose ntihabura na za enregistrement zagiye ziba. Bityo rero abantu bakarushaho gusangira koko ibintu, amateka uko yagiye agenda, abantu badashaka kwivugira ibyo bishakiye. Ikibabaje ni uko noneho ni n'abihaye Imana bakagombye kuba babivuga neza, ariko bakaba bica ku ruhande, bimwe na bimwe bakanabibeshya. Ni muri aka kanya rero nizeye ko muzadukurikira muri benshi, kandi ko ibitekerezo byanyu bizatugeraho, namwe mugira wenda ibyo mutwunganiraho, cyangwa se mugira ibyo mubona ko tutavuze biri byo. Nkaba rero mbasuhuje, nongeye kubifuriza kuza kugira ikiganiro cyiza, kandi kugira ngo twinjire mu kiganiro nyine ndagira ngo mbahe mugenzi wanjye Zefani Byiringiro abanza basuhuze, maze yinjira mu kiganiro nyirizina. Murakoze cyane. Umwanya ni uwanyu Zefani Byiringiro. Urakoze Madamu Nira kuba utumye dushobora kongera gusubukura ikiganiro twari twatangiye ubushize. Nkaba rero ngushuhuje, kandi ngabansuhuje abandi abanyarwanda bose, abumva ikinyarwanda bose, kuko iki kiganiro ari icyabo. Mu by'ukuri ubushize twari twababwiye yuko tuzababwira muri iki kiganiro dutangiye, twari twababwiye ko tuzababwira ibyo
ubuhanuzi bwavuze ku Rwanda kandi bikaba. U Rwanda nk'uko abivugaga, twari twavuze ko rwatangiye rwashyizwe hamwe mu gihumbi, ni ukuvuga ngo abanyarwanda bagiye hamwe mu gihumbi, batangiye mu 1510. Ubu hashize imyaka 511. Ni ukuvuga ngo amateka y'u Rwanda ntarenga 511. Ariko ubwo twagombaga kubabwira ibyabaye mu Rwanda kandi byarahanuwe, ibyo twashoboye kumenya, haje noneho Kiliziya Gatolika ije kwibutsa amabonekerwa yabaye i Kibeho mu Rwanda guhera muri 1981. Haba hashize imyaka 40. Ni ukuvuga ngo iyo myaka bagiye kwibutsa, barayibutsa ariko bavuga amakuru atariyo. Niyo mpamvu twahisemo kubabwira amakuru ariyo, ahubwo tuzi yuko n'ubundi bagendaga bababwira ibitari byo. Ariko uyu munsi aho kugira ngo tuyohere mu mizi, turababwira ibya Kibeho, turababwira ibya profesi zasohoye ariko zihuje na Kibeho. Nubwo bagiye kuvuga imyaka 40, ariko mu by'ukuri ibijyana na Kibeho biri mu ntangiriro y'amateka. Ntabwo rero turi buvuge byose ibyo by'amateka yose uko ari mu ntangiriro nuko yagiye ahanurwa. Turavuga ibyahanuwe kuva mu ntangiriro ariko birebana n'ibyabaye Kibeho. Hanyuma tuze kugera ku byabaye Kibeho, amabonekerwa nyirizina n'ibyahanuwe bibyerekeyeho. Ndagira ngo rero ubwo madamu Nera yavugaga ati abashobora kugira icyo bamenya bazatubwira n'iki, ariko nagira ngo mbabwire yuko ubu butumwa ni nk'integuza, kandi dukasaba yuko ububona akabwemera abuhe mugenzi we, kuko ibihe turimo ni ibihe bidasanzwe, kandi ibihe biri imbere bishobora kuba ari bibi kurusha ibya nyuma. Kuri bamwe bikaba na byiza kurusha ibya mbere kuri abandi. Unyemereye rero madamu Nera, ndumva natangira. Watangira rwose, umwanya ni uwawe. Okay, mu gutangira rero yewe kugira ngo banze nibwire abatwumva batanzi cyangwa benshi ntibananzi, nagira ngo mbabwire ko ntabwo navutse, ukwemera kwanjye kwaje nkuze kandi ntabwo
nsa naho natunguwe kandi ntaranatunguwe mu by'ukuri. Byagenze biti, nakoraga i Bujumbura, mvayo njye Nairobi muri 1994 na 5, hanyuma na 6 dayeri nandi nkiri Nairobi. Hanyuma no kujya muri ako kazi ki Nairobi Bujumbura ntabwo nigeze ngasaba mu by'ukuri. Naragiye kubona numva ngo ningeyo, mbona abantu baje kundokwita barandokwita ndagenda. Ariko ubwo hari impamvu yaje naje gusobanurwa nyuma. Noneho ngeze i Nairobi niho nabonye ubutumwa Imana itumye umudamu, yamubwira ngo jewe ngiye kujya muri Amerika. Ubu ndi muri Amerika, ubu tuvugana ndi muri Amerika. Banze no kumupinga, ndamubwira ngo uranjyana muri Amerika kubera iki? Ko jewe aho ndi wa mugani wa wundi ati naho ndi ndarya, uranjyana muri Amerika kubera iki? Ariko byaje kugeraho ndagenda, kandi ibyo yari yambwiye uko inzira nzagenda niko yagenze. Ngeze no muri Amerika hari undi nabonye arabinyandikira, arabimbwira, nta nubwo namubonye n'ubu sindamubona, simuzi. Yaranyandikiye arambwira ati wowe uri kanaka kandi unyuze ni umunyamerika, ntabwo muzi, ntabwo anzi gutya. Arambwira ibyanye, sanga ibyambwira nibyo kandi ntaho tuziranye. Nyuma ariko igihe ibintu byatangiye kunziramo, naje kugira accident mbi cyane ku buryo nigewe nari ndimo jyenyine, nari mpagaze, baransekura imodoka, barajugunya, barayihambaho kugira ngo bahambe uwari mu modoka. Ndenko umuvugano uyu munsi yagombaga kuba yarapfuye hashize imyaka 15. Hari muri 2006. Ariko muri iyo ntuza, muri ubwo burwayi bw'ubukomere niho naje kubonekerwa muri ntuza. Mfite mbonekerwa suku, navuga ngo naje umutima warafungutse, mvugana n'umuntu, l'esprit, kwa kundi uganira n'umutima wawe. Noneho unsobanurira byose kuva kera nkiri rubyogo. Hanyuma ndashaka ndimo ndihuta, ndashaka kugeraho tugerana n'ikibeho. Noneho yambwira iti, donc maze kwinjirana muri icyo kiganiro n'Imana n'iki, nari ndimo nandikirana n'abantu, ariko no mbere yaho muri hari ibiganiro byanyuze biri kuri ntuza, kuri za forum n'iki. Noneho nza kumva numva Papa Jean Paul II ngo batanze ibiganiro byerekeranye n'ibonekerwa na vision y'Ifatima yo muri 17. Barayisobanura, ndayumva. Maze kuyumva hashize igihe numva
umupadiri w'umunyarwanda witwa Iringuye neza arasobanura ibintu byabaye igakurazo. Noneho maze kumva icyo kiganiro, wa mutima urambwira uti dore bya bindi by'ifatima. Kandi mugiye kureba murebye ibyo bintu byabaye Fatima, icyo bita troisième secret de Fatima, mukareba vision abana babonye, baravugamo umweveke ngo wambaye ibintu byera, noneho araza kugeraho aterwa nakwita amabanda ariko n'abasirikare ngo bambaye ibintuza n'ibiki byose, ngo bica n'abandi bihaye Imana benshi n'ibiki byose. Kandi uko badekirivye wa musenyeri, bigaragara neza yuko jewe maze kubibona, byagaragaye neza yuko ari musenyeri wa Eglise wa Saint Michel. Inzira yose yanyuzemo ava Saint Michel akagera intuza Ikabwayi, kagega kurazo, akishwa iyo vision. Nuko uwo musenyeri Iringuye neza yabivuze birahura. Muri izi za discussion jewe ubwo nari natangiye kureba ibya Fatima. Ibya Fatima uko byari bimeze n'iki noneho nanjye nza gutanga intuzi igitekerezo cyanjye. Hari groupe y'abafatimiste yari mukuru wayo yari muri Canada. Noneho igihe ngiye kugira ngo ndandika babwira nti ibi bintu murimo muvuga ngo byarabaye byarasobanuwe n'ibiki byose, kandi benshi batanabyemera, batemera uko byasobanuwe. Noneho mbandikira ibaruwa ibabwira iti dore uko ibintu mwagombaga kubibona, ngiku dore uriya musenyeri ntabwo ari papa. N'abana baravuga ngo ubwo twibwiraga yuko ari papa, umuveke bibwiraga ko ari papa, ntabwo abana bigeze bavuga ngo ni papa, ahubwo basobanuye biroma, basobanuye ngo yari papa. Ndababwire nturiya ntabwo ari papa, ahubwo no eveke arisheveke w'Ikabwayi nako w'i Kigali. Voilà. Uko niko rero natangiye. Noneho Imana jewe iwacu, ariko wakwibutsa n'abantu ko wowe utari n'umugaturika, nubwo wenda hari abagatulika babamo. Niho naringeze madamu, niho naringeze. Navugaga nti uwumvise abantu bumva izina ryanjye benshi baravuga atari kuriya n'umuporoso. Nibyo nari iwacu bari abaporoso bakomeye mu idini. Ntabwo nigeze mpindura icyo gihe, ariko icyo gihe nari ngiye gutanga iyo ntuza yanjye, iyo verisiyo yanjye de fait. Ryajwi ryarambwiye ngo no, ngo wiyohereza hariya, ngo ahubwo ngo yishyire kuri disikete. Twakoreshaga disikete icyo gihe. Uyijyane uyishyire padiri uri hariya, mbwira uwo ari we, twari duturanye. Arambwira ati niyo krize uba ariyo ujyamo uzajya. Jewe ndavuga nti jewe ndimo ndareba ibintu birimo biba mu Kiliziya Gatolika. Icyo gihe byari bikomeye, hari intambara hagati ya bamwe n'abandi muri Kiliziya cyane cyane, kandi byaturukaga n'i Roma. Ndabona ibintu birimo bimeze kuriya, aha hantu nahajyamo nkaba ndi mu nzira y'Imana. Ati jisoma impamvu nkoherejeyo niyo nuko ari uko nyine. Ko jewe numvaga ahubwo nahungira dimwe mu Kiliziya y'abaporoso, kuko abaporoso wampaye ubutumwa bw'Imana yari umuporosokazi. Atoya ati idini ryawe ni ririya, ndagenda. Bo ibyo ngibyo nguko uko nagiye mu idini, nta handi uretse ko nagendaga nsengerayo mashuri
nize hamwe hari mu aporoso ahandi hari mu ADPR ubanza ariko babita ubu ngubu sinzi uko byitwaga mbere ubundi nkajya muri ntuza nize muri ibihugu bitajya byemera nuko hangira uko biriya bintu rero donc muri iyo message nohereje mu by'ukuri yagomba kugera i Roma sinzi niba yaragezeyo yewe bambwiye aho ngomba kujya kuyitanga kugira ngo bazayohereze niba bayitanze ntabwo mbizi gusa icyo nababwira navuzemo kandi nk'ubu gihagazeho kandi nabyemewe nabibwiye yuko ari byo nuko biriya bintu byabaye Kibeho no byabaye gakurazo birya byari byarahanuriwe Fatima muri 17 ngiye kubona donc mbonye bibaye byo kandi bikabera mu Rwanda ndavuga n'u Rwanda ni special ubwo icyo ni icyambere ikindi abashaka kureba barebe mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umuhanuzi Yeremiya 6 guhera ku murongo wa 6 kugeza ku 11 murasanga uwo babwira ari uriya musenyeri ubwirwa niwe urimo muri iryo kiganiro muri iyo ntuza verse icyo ni ntuza ni byabaye byanditse mu gitabo cy'Imana uriya musenyeri ubwo siwe wenyine nawe bari kumwe bose n'abandi barabwirwa kuko biravuga nyuma yuko ngo isi yose bimenye ikindi nuko uko byahanuwe Fatima muri 11 ibigeze Kibeho naho byarongeye birahanura cyane cyane ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 5 muri 94 Bikira Maliya uko abivuga wumva ari uriya musenyeri yabwiraga n'abandi bazamukurikira ati mwebwe aravuga ati mwebwe ndababwira ntimwumve kandi hari mwebwe ndimo mbwira ni mwebwe hari inzira banyuzemo yari yayivuze bageze aho bayivamo bigira ahandi mwebwe Kibeho ubwo ndimo ndinjira mu bya Kibeho ariko ntarinjiramo neza yarababwiraga ati mukomeze iyo nzira noneho muyikomeze ariko mwebwe nimusa naho mudashaka kumva ibyo mvuga kandi ni mwebwe ndimo mbwira iyo nzira turaza kuyivuga waba ufite Bibiliya hafi aho ngaho ndayifite wasomera itangiriro igice cya 28 Itangiriro 28 ndaje kangahe nere kuwa murongo wa mbere oya wa 10 Yakobo arota. Yakobo rero ava i Berisheba agana i Harani, aza kugera ahantu araharara kuko izuba ryari rimaze kurenga. Yenda ibuye ryaho hantu
araryisegura maze araryama. Aza kurota abona urwego rushinze ku isi rukagera ku ijuru, abamarayika b'Imana barumanuka bakaruzamuka. Nuko abona nguyu Uhoraho amuhagaze iruhande, amubwira ati, ndi Uhoraho, Imana ya so Aburahamu, Imana ya Izaki. Ubutaka uryamyeho nzabuguha, mbuhe n'urubyaro rwawe. Abazagukomokaho bazangana n'umukungugu wo ku isi, bazisanzurira mu burasirazuba no mu burengerazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru. Amoko yose y'isi azaherwa umugisha muri wowe no mu rubyaro rwawe. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu. Sinzagutererana kugeza ubwo nzaba nujuje ibyo nakubwiye byose. Ubwo ngeze ku 16. Yakobo ava mu bitotsi ariyamirira ati, mu by'ukuri Uhoraho ari aha hantu, ariko njye nkaba ntari mbizi. Ubwoba buramutaha ati, mbega aha hantu ko hateye ubwoba! Aha hantu si ikindi kitari inzu y'Imana. Aha hantu ni ryo rembo ry'ijuru. Nuko Yakobo arazinduka, yenda rya buye yari yiseguye, araryegura, ararishinga, arisukaho amavuta ku isonga. Aho hantu ahita Biteye, ari byo kuvuga inzu y'Imana. Ariko mbere uwo mujyi witwaga Luzi. Rekeraho urakoze cyane. Niba mwumvise neza aya magambo ya Yakobo, Imana ibwira Yakobo, hari abatazi ukuntu ikibeho byagenze. Ikibeho abana babonekerwaga babaga bari kumwe n'abandi, noneho bajya muri extase, donc batangira gukominikana n'ijuru. Noneho bo bakaba batakiri abantu, nta sensibility, ntabwo babakoresheje ibintu bibi byose bitorutira n'ibike, ariko abo bantu abana ntibumvaga. Ahubwo babaga bageze hamwe bari kumwe n'uwo babonekeraga, Bikira Maliya. Arangiza umwana akitura hasi, yitura hasi kandi yari ari hasi n'ubundi, ariko we yumvaga avuye mu ijuru, yagiraga yituye hasi. Buryo baranavugaga ati, iyo ndangije ndavunagurika, kwitura hasi biranyica. Ariko muri ntuza yabo bumvaga bari mu ijuru. Iyo rero mufate murebe irya vision Yakobo yagize, yabonaga urwego ruva hasi rukajya hejuru, abamarayika bamanuka abandi bazamuka. Kumanuka abamarayika ni bari abana, bazamuka bamanuka. Biriya Yakobo yarose yabiroteraga hariya. Ni biriya ni ibyabereye mu Rwanda, byararoswe. Iriya ni profesi yari y'amabonekerwa y'ikibeho. Ahangaha dusomye muri Genese ni profesi y'amabonekerwa y'ikibeho. Hanyuma murabona ko arangiza avuga ko azaba urusengero rw'Imana.
urwo rusengero rw'Imana n'ubundi hariya hari kiliziya, ariko Bikira Maliya wabonekeraga Kibeho yaje gutangaza ko haziya hazaba ihuriro, kiliziya y'Imana harimo ihuriro ry'abatatanye, iri huriro ry'abemera bose. Abemera bose abana ba Yakobo, abana ba Aburahamu, nibo bazajya iyo kiliziya ari iyabo, bazajya bayihuriramo n'ibiki byose. Iki ni ikimenyetso cyerekana ukuntu kiliziya, kandi hari ahantu uko yabivugaga ati ni ahantu hakomeye, ni ahantu Imana irahari. Nimukurikirana n'ahandi muzasanga ati ibuye ryanjye uzaritsitaraho akagira rizamusiga amahoro. Ntabwo ubwo ndacyari kuri ikimenyetso cya donko ibintu byavuriye Ikibeho, ibyahanuwe biri Ikibeho, bivuga Ikibeho. Hari ibyahishuwe mu Rwanda, ibyahishuwe mu Rwanda, uriya watubwiye, uriya Nyirarumaga wavuze ati igihe amaraso yamenekeraga ku musaraba, ati niho igihugu cyanyu cyatowe. Yaranavuze yuko ari igihugu cyugarijwe, kandi azaba protege, ni ukuvuga ngo donc ingabo zizagomba kumuproteja kuko igihugu kizaba kimerewe nabi. Ibyo bintu ku mugabekazi w'u Rwanda wakorewe ibyo bintu, yabikorewe muri 1994. ingabo zamuproteje n'iz'Abafaransa zaje ntuza tirikwaje. Birya byari byaravuzwe mu 1500, hagati y'1510 na 1543. Ibyo bintu byabaye. Aranongeraho ati je suis la mère du peuple rwandais, la mère du peuple rwandais. Hari uwavuze ati ariko urwo Rwanda muruvuga gute, rungana gute? No, Rwanda ubundi hari Rwanda ebyiri. Hari Rwanda izaba capitale du monde, ariko hari na Rwanda, iyo capitale du monde n'urwa Gasabo. Ariko hari na Rwanda rugari. Rwanda rugari aho madamu Niyera uri mu Rwanda, u Rwanda rw'ino, u Rwanda rw'iyo rumeze gute? U Rwanda rw'ino aho ndi muri Amerika, u Rwanda ubundi ruvuga l'univers, le monde. Urumva? Abana ba Yakobo Imana yabwiraga ati muzagirira isi yose, izagirira intuza, izagira umugisha kuri wowe. Urumva? Igihe kuri wa musaraba Nyirarumaga ati umunsi amaraso amenekera imiryango yose, arya amaraso ya Yezu ntawe isiga, arayaguha keretse yarapfiriye uwo ari we wese utazamwemera. Nibyo biramureba, ariko we yari yacunguye bose. Aho turi kumwe? Ndahari rwose, ndagukurikiye cyane. Noneho rero nk'uko yari
Yezu yavuye mu ijuru aje gucungura ab'isi, igihe yazaga n'ikibeho, ubwo ndavuga Yezu, ariko kubera ko namaze no kuvuga yuko adatandukana na nyina aje Kibeho, kwari ukugira ngo banonse baburire abana b'Abanyarwanda, kuko u Rwanda ari igihugu Imana yatoye, baburire ibibi bigiye kurubamo. Yabonekeye rero u Rwanda muri 81 itariki ya 28 z'ukwa 11 aribwo umupadiri w'ikibeho yavugaga ati turimo turitegura imyaka 40 ishize Bikira Maliya abonekeye Kibeho. Ariko rero aho ntemeranya nawe, uretse ko atari nanjye ntemeranya nawe jyenyine, aravuga ngo Bikira Maliya yabonekeye abana 3, arangiza amabonekerwa ye mu itariki ya 28 y'ukwezi kwa 11 muri 98. 98 cyangwa 89 nibyo bavuga. 89 bavuze 89. umbabarire. Aha ndashaka kubabwira ko mukanya nari maze kuvuga ibonekerwa ryabaye itariki ya 15 y'ukwezi kwa 5 muri 94, kandi iryo bonekerwa ryari ryajemwe abantu benshi, na radiyo Rwanda yari ihari, jewe n'abaki Burundi i Bujumbura. radiyo Rwanda yari yagiyeyo, ari umunyamakuru witwaga Dominiko Makeri. Ndabyibuka. Uwo munsi icyo kiganiro, nuko iryo bonekerwa narikurikiye kuri radiyo, kandi kurikurikira kuri radiyo niryo rya mbere nari nkurikiye, ni no rya mbere nanabonye hari impamvu ko nagombaga kuritangamo témoignage ko ryabaye byibura, kandi hari byinshi risobanura. Ariko aba bantu bagiye gutegura imyaka 40 Bikira Maliya abonekeye Kibeho, uwo barawibagiza abantu, barawuvana mu mateka nk'aho ibyo bintu bitabaye. Umwana wabonekerwaga icyo gihe muri 94 yatangiye kubonekerwa itariki ya 15 z'ukwezi kwa 5 muri 82. Bikira Maliya wabuboneraga icyo gihe ntiyigeze asiba iyo tariki kugeza n'uyu mwaka. Uyu mwaka turimo muri 2011, 2011 cyangwa 2021 yaramubonekeye, uretse ko anamubonekera no muri ntuza en privé kenshi na kenshi, no muri uku kwezi gushize yaramubonekeye kurangira. Ariko aba barimo batangaza ibintu by'ikibeho, mu by'ukuri barimo bakora publicité yo kugira ngo abantu bazane amadovize cyangwa se bazane amanuze y'ikibeho, ntabwo bavuga amabonekerwa.
uwo mwana uvuga wabonekerwa icyo gihe ukibonekerwa ari muri abo batatu byibura bavuze. iyo aza kuba yarabavuze ikibazo kiba cyarabaye gitoya. uwo mukobwa yitwa Valentine Nyiramukiza, arabonekerwa bo baravuga ngo Bikira Maliya yarangije kubonekera Kibeho muri 1989, kandi Nyiramukiza yabonekewe itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu muri 1990, no muri 1991, no muri 1992, no muri 1993, no muri 1994. kandi abantu abakristu basuraga ayo mabonekerwa muri icyo gihe navuze, kubera Nyiramukiza ari benshi ariko ntabwo bigeze babivuga. no muri ntuza mu bo banze, hari abo bavuga banze kwemera, ariko byibura bavuze ngo twasanze Nyiramukiza we ntibanamuvuga. kandi Bikira Maliya yari yaravuze ko ari we mwana w'umuhererezi mu bana be yagize. urumva iyo avuga batatu gusa, jewe biranantangaje, uretse ko n'Imana byayitangaje Yezu na Bikira Maliya baje kubivugaho kenshi nyuma yaho, ariko banyuze muri Valentine. jewe biranantangaza kuko muri 1982 itariki ya 15 y'ukwezi kwa munani muri 1982 niho habaye ibonekerwa ridasanzwe, aho Bikira Maliya yabonekeye abana batanu. ibyo biravugwa neza n'umudamu witwa Ribagiza Imakire wari uhari, yari umunyeshuri aho ngaho icyo gihe yararebaga. hari batanu kuri uwo munsi, ariko muri abo batanu uwagiye kwemera amabonekerwa yabyemeye mu bihumbi 2001 itariki ya 29 z'ukwa gatandatu muri 2001. uwabyemeye icyo gihe yemeye batatu gusa, ariko aza no kuvuga ati bya bindi byahishuwe icyo gihe itariki ya 15 kwa munani niho Bikira Maliya yerekanye abana bamubonye arira amarira menshi, kubera ibintu abona biza amaraso azuzura inyanja, imiki byose, ubwicanyi buri aho ngaho. yabivuze icyo gihe. wa wundi wemezaga amabonekerwa yemeje yuko bya bindi byaje kuba. mwibuke navugaga nti yemeje ko bya bindi yahanuye byaje kuba byo prophétique, ariko ntabwo yemeye ba bandi bose uko ari batanu byibura abari baraha icyo gihe. yemeye bahitamo buriya turaza kubibona, buretse ntabwo tuva tutabivuze. mwibuke nari yatangiye mvuga nti Nyirarumaga yari yabivuze ko ari uzabonekerwa, ko ari uzakizwa n'abasirikare bazaza kumurinda kubera ko bizaba byagoranye. hari umugabo
wigeze kurega Kiliziya y'u Rwanda, ariko yareze archevêque. Amureze cyangwa mbere yuko ngera kuri uwo mugabo wamureze, reka mbanze nibutse mvuga nti Valentine abonekewe ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatatu muri 2009. Ni Yezu icyo gihe mu kwezi kwa gatatu ni Yezu wamubonekeraga, yari yatangiye yagarutse kumubonekera. Icyo gihe ariko yazanye na Bikira Maliya. Noneho Bikira Maliya aho yarariye i Buruseli mu Bubiligi. Okay. Ni Bikira Maliya niwe wavuze ati bana banjye, ati kuki mwanze kwemera yuko umwana wanjye yabasuye, kandi itariki yabasuriraga murayizi, barayizi bose, kandi ubwo ni natwe yabwiraga bamwumvaga n'iki, ati namwe ntabwo iyo tariki murayizi kandi ntabwo mujya muyubahiriza. Ati ndabasabye muvaha mubwira abantu isi yose yuko umwana wanjye yabonekeye Kibeho. Ati n'ikimenyimenyi niwe mushumba, ntabwo nshobora kugenda tutari kumwe, umwana wanjye ntidusigane n'ubu, donc ubu turi kumwe. Urumva, niwe Bikira Maliya niwe wavuze ati Yezu wazaga Kibeho, itariki twari tuyizi, bari bayiza, bahazaga bayikugiraga 20 y'ukwezi kwa gatatu, bose bazaga kuri iyo tariki baje ko bazi kureba Yezu. Ariko ibyo bintu waje kwemera ayo mabonekerwa y'Kibeho yashyizeho umurongo utukura, umusaraba utukura. kandi ibyo bintu byo kutavuga ukuri, cyane cyane kutabwira abantu yuko Yezu yadusuye, biri mu byatanye biriya bintu byabaye mu Rwanda. Umuntu aravuga ati ikirego uko cyari kimeze, wareze Kiliziya. Ati ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa Kamena banza ari ukwa gatandatu, yego, mu 2001, Musenyeri Ntihinyurwa Tadeyo afatanije na bagenzi be barimo Musenyeri Misago Augustine, wayoboraga Diyoseze Gatolika ya Gikongoro, bemeje ko uwabonekeye Kibeho kuva ku itariki ya 28 Ugushyingo 1981 kugera ku ya 28 Ugushyingo 1989 ari Bikira Maliya nyina wa Yezu, kandi ari Nyirarumaga wabyaye Ruganzu de Ndori mu buryo bwa mwuka, waruje kubwira abanyarwanda ko mu gihugu cyabo hazaba jenoside kugira ngo bayirinde. Mu by'ukuri ibyo avuga ni ukuri. Ibyo avuga ni uko Bikira Maliya yaje Kibeho aje guteguriza abanyarwanda ibigiye kuba kugira ngo bihane. Ariko
aba basenyeri barimo ntihinyurwa barimo na Misago bemeje ko Bikira Mariya ari Nyirarumaga. Nyirarumaga wa wundi twavuze wabwiye mu gisigo cye kiranditse yuko mu gihe Yezu yari ku musaraba agakubiterwa intuza icumu amaraso akava avira abanyarwanda avira isi yose. Uwo munsi ariho abakurambere bacu bato, kandi abo bakurambere bacu ni wo nyine ni Bikira Mariya wari uri harya, niho yatowe kandi ni ubyara abantu bose bantuze. Yemeye Nyirarumaga. Amateka avuga Nyirarumaga yuko yabyaye Ruganzu Ndori mu buryo bw'umwuka, n'undi nibyo avuze. Kandi Ruganzu Ndori ibyo yakoze nabyo ntuza yaje gukora, banditse ko yakoze ntuza miracle de fécondité, ari byo bya bindi byo gucikira abanzi akava injari akagera ibusigi. Yari maze kuvuga bya bindi byose umuntu akazimira akagenda agatunguka ahantu kandi batagira ibyo. Iyo ni ntuza yerekanye puissance ye. Hari abavuga abashaka kumwagisha abantu ngo yaje arwana. Ntabwo Ndori yigeze, ntiyaje arwana. Yari amvete yakoraga mu buryo bw'umwuka, yari yakonvekaga abantu bamwe bakamwemera abandi bakanga kumwemera. Ni nk'uko na mbere yajyaga muri Isirayeli muri Yudaya naho hose hakaza abantu baje bamusanga baje kwirira n'imigati cyangwa se baje kugira gute, ariko babaga ari benshi bavuga ati uriya baramwemeraga ibyo kubera ibikorwa bye. Aranambaza uwo muntu wambajije yanyandikiye, arambaza ati ariko ati u Rwanda rwa Ndori rungana iki? U Rwanda rwa Ndori urebye ukuntu u Rwanda rumeze ubu ngubu, ukabona uko province niba babyita province du Nord na province du Sud, izo zombi ziteranye, niko Vansina yazidesinnye, niko zari zimeze. kandi Vansina yazidesinnye ndakeka izo za ntuza zitarabaho biriya ntuza biriya uko babi. Donc Vansina yo ni intara urimo kuvuga. Ndavuga yuko u Rwanda rwa Ndori au départ uko yagiye rwanganaga rwari urebye na dese yarwo kuko Vansina yaradesinnye, rumeze nk'uko wafata ntuza ugacapa iriya ntuza Nord Sud. Uko bimeze uko byari bimeze niko ntuza dessin igishushanyo cy'u Rwanda rwa Ndori niko kimeze. Ni ukuvuga ngo rumeze uyu munsi, uko uyu munsi rumeze niko Ndori yarusize. No, ntabwo ari uko u Rwanda rumeze uyu munsi, no, ndavuga uko province ya Nord na Sud bimeze. Kandi nkabibutsa yuko u Rwanda rwa Ndori ari Nord na Sud yahuje akazihuza mu gihugu kimwe, akakibera umwami, Nyirarumaga akakibera umugabekazi. Iriya rero iki kirego kiraza kwerekana yuko Kibeho Bikira Mariya wahabonekeye ari wa wundi nyina la mère du peuple rwandais, nk'uko yabivugaga mu byanditse byo muri 1510 kugeza mu 70, uko yabivugaga ni nako yaje abivuga ari Bikira Mariya nyina wa Jambo, bana banjye. Urumva u Rwanda rwaje kuba
urwa nyina wa jambo hajya rubonekera baramwemera byibura, ariko rwabaye urwa Kristo umwami muri 1946. Madamu Niyera, ushobora kudusomera Daniyeli 9. Daniyeli 9 ndetse nshake uyu murongo 24 na 25. 24. Ibyumweru 70 bihawe umuryango wawe n'umujyi mutagatifu, kugira ngo ubugome bushire n'ibyaha biherukiraho, ibicumuro bihongererwe, maze hatahe ubutungane buhoraho, bityo ibonekerwa n'ubuhanuzi bisozwe, kandi ahatagatifu rwose hasigwa amavuta bundi bushya. 25 baravuga, bimenye kandi ubizirikane kuva batangaje ngo nibagaruke bubake bundi bushya Yeruzalemu, kugeza ubwo umutware wasizwe amavuta azaba yaje, hazaca ibyumweru 7. Mu bindi byumweru 62 hazubakwa bundi bushya ibibuga n'inkike, ariko kizaba ari igihe cy'impagarara. Kugeza kuri 25. Nkomeze uretse subiremo. hari uwo mwami donc bahawe uwo ni Daniyeli. Daniyeli yasabiraga ubwoko bwe bwa Isirayeli, bwari bwarirukanywe, bwaragiye ntuza, urumva. Ariko Isirayeli yari Isirayeli yose yo hepfo n'iyo haruguru. Ati ubwoko bwawe buhawe ibyumweru 70. Ni ukuvuga ngo ni imyaka 77. 490. Noneho bagaterana bakongera bakaba igihugu kimwe, umwami umwe, ariko bakuzuza ziriya nshingano zahawe, harimo ukwemera umwami, donc uriya mwami wasize amavuta. Kinyarwanda cyanyu uko kimeze, reka nsome mu Gifaransa. Nsoma turebe ko bitandukanye.
Daniel kuko hano baranabisobanuraho gato. oya abo basobanura sinshaka kubumva jewe ndashaka kwisomera ibyanyu. Aravuga ngo 70 semaines ont été fixées à ton peuple et à ta ville sainte pour amener la prévarication à son terme. Donc kurangiza biriya ibintuza byose byaha n'ubugome. Pour serrer les péchés et expier l'iniquité, pour instaurer une justice éternelle, pour clore la vision et la prophétie, et pour donner l'onction au sein des saints. Nahangaha nashakaga cyane cyane donner l'onction au sein des saints. Ngoki niho bavugaga uretse mu Kinyarwanda baravuga ngo kandi ahatagatifu rwose hasigwa amavuta bundi bushya. Kimwe se no ariko baravuga ahantu ntabwo bavuga batagatifu. Donner l'onction au sein des saints. Le sein des saints ni Kristo Yesu. Le sein des saints. Le saint donc niwe nkuko Bikira Maliya ari la vierge des vierges. Nyir'ubutungane ni Kristo nyir'ubutwabara. Donc muri iyo myaka 490 bagomba kugira nukugira gutese nukwimika le saint umutagatifu nyir'ubutungane. Urumva ariko nyir'ubutungane ahangaha ubanza bamwita papa, simbizi uko babivuga ngaho. Bon hanyuma rero ibi byabaye muri 46. Igihugu Rudahigwa yatuye u Rwanda igihugu cye Kristo umwami. Yego. Ibi nibyo byabaye hariya, ariko anateganya nidukomeza muri 25 ngo sache donc et comprends ceci: depuis la déclaration du décret sur la restauration de Jérusalem jusqu'à un chef ouin. Il y aura 7 semaines. Urumva ahangaha urumva le chef ouin usizwe amavuta ngo azaba yaje. Attends, voilà muri 26 ahubwo. Dans la détresse des temps, après ces 62 semaines, un noué sera retranché et personne pour lui. Un noué sera retranché. Donc, uriya urebene ntabwo ari ukwicwa hariya. Murebe uko byagenze igihugu kimaze kuba icya Kristo umwami. Ariko ibyo byonyine nibyo byahanuwe byabaye bashyize mu bikorwa. Ariko nta buce mu ijambo hano muri Bibiliya y'Ikinyarwanda ho baravuga ngo zicwa, ngo kandi ngo nta n'icyo kizasigara. Oya ntabwo ari byo ariko bivuga hano, ntaho mbona babona ko donc soraro tranché nukuvuga ngo azakurwamo. Urumva ntabwo ari ukwicwa.
ahubwo mu mabonekerwa ya Kibeho muri 92 tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu muri 92 Yezu yatangaje imbere y'abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi yuko avuye mu mabonekerwa. Loin sera le tranché. Donc avamo nta wamusubiriye. Urumva? Donc bariya bavuga iby'amabonekerwa y'Ikibeho ntabwo bavuga yuko ntibemera Yezu dabo, kandi umubonekerwa hari umutagatifu nababwiye mbere witwa Anne Catherine Emerich yaravuze ngo abonekera agira ntuza ijambo wavuze Rudahigwa tuvuge kuko niwe yashematizaga, yavuze ni ryari ryarakozwe na Yezu kandi yabonaga Yezu yaramurebaga n'amaso, yenda n'amaso y'umutima, ariko yabonekaga Yezu. Yezu ntabwo yavuye mu Rwanda, arahari none n'uyu munsi, ariko Ikibeho ntabwo bigeze bamwemera, ntabwo bigeze bemera yuko Yezu yabonekeye Kibeho. Kandi Bikira Maliya aravuga ati niwe uyoboye, donc niwe leader, niwe mugenga. Ati sinabonekera abantu ntaho najya tutari kumwe, uko niwe mugenga, niwe mukuru, niwe mushumba. Aha rero muri 92 Yezu yarirotiriye aragenda, agiye iri ntuza iribonekerwa ntabwo bari abantu bayobora Kibeho bigeze barivugana, n'ubu ntibarivugana, n'ubu ntibashaka kuribwira abantu. Kandi muri 91 nanone kuri ya tariki abonekeraho Valentine 20 z'ukwa gatatu, Yezu yarababwiye abantu bumva bose bari aho ngaho 91 ati murebe mu bicu, murebe mu bicu murahabona igihanga cyanyu, igihanga mu bicu. Mu by'ukuri ushatse wakwibaza, ariko Yezu iyo avuga agahanga ntavuga igihanga. Urumva, we yavuze igihanga cyanyu, kuko gihanga ni nyiri gihanga. Gihanga gihanga ni afite igihanga, icyo gihanga ni donc ufite igihanga bari gihanga. Gihanga abantu bose barakigira, ariko umuntu yavuga ko igihanga nta muntu utakigira. Ntabwo bose bagira igihanga, abantu abo bafite agahanga, bafite nta igihanga. Urumva, yewe iki ntabwo ari igihanga. Ngwiki wowe kinikorere ntabwo ari igihanga. Waba wishizeho cyane bikomeye. wahanze iki muri icyo gihanga cyawe cyahanze iki abantu bazi? Agena agahanga, igihanga, ubuhanga. Igihanga ni rirakomeye kuko we yajaga kwerekana yuko ari we wahanze u Rwanda, kandi
ari we amateka y'u Rwanda ntuza avuga kuko yarababwiye ati iyi mvura irimo ibanyagira ntabwo ari imvura isanzwe, ni umugisha ndimo mbaha. Aregeze Kagame yaranditse yuko Ndoli ari we gihanga, uko abandi bamwandika igihanga nyine. None si igihanga ntabwo ari kimwe. Igihanga ni izina, igihanga nyine ni umutwe. Murabona igihanga cyanjye, ntabwo yavuze igihanga cyane. None nuza Alegisi Kagame we yaravugaga ati Ndoli niwe wakamiraga ijuru, wakamaga ijuru akamira abanyarwanda isi yose. niwe donc bavuga ngo iki le médiateur cyangwa l'intermédiaire, donc umuhuza ya le medium ahubwo wavuga donc uhuza isi n'ijuru si tu veux, uhuza Imana n'abantu. Niwe uza watukamira gukamira abantu imvura n'iki n'ubwenge, abo basizi bakamirwaga ubwo busizi n'ibiki byose. Icyo gihe muri 94 yarababwiye ati mwajyaga muhora mushaka kumenya aho undi nimurebe igihanga cyane, kandi iyi mvura ntabwo ari imvura ahubwo ni umugisha ndimo mbaha. Mu by'ukuri gihanga niwe waduhaye, niwe uduhuza n'Imana, niwe udukamira ijuru, niwe uduha ibyo byiza byose, niwe uduha ubwo bwenge ntuza. Donc we yiyerekanye gutyo muri 92 muri itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatatu. Iyo tariki Bikira Maliya yaravuze ngo ni historique, ntabwo dushobora kwigira. Ariko aba barimo batangaza ibya Kibeho ntabwo ntibashobora kubivuga. Kubera iki badashobora kubivuga? Kubera ibi byabaye ikibeho, kubera ko bashoboraga kuba bazi yuko bishobora kuzabakoraho ahubwo, kuko nuriye wagiye kubarega urebye amafaranga yasabaga y'indishyi y'akababaro, ahubwo kandi harababaye abanyarwanda benshi. Abantu bose bagiye basaba nk'ayo mafaranga, n'isi yose ntiyazayabo. Ariko biranatangaje kuba Kibeho ariho habereye ubwicanyi bungana kuriya, kandi Yezu na Bikira Maliya barahasuraga. Ni ibintu abantu bakwiye kujya batekerezaho cyane, bakareba isano bashobora kandi tugiye kubivuga mbo. Ariko ni ukugira vuba kuko amasaha ntabwo ashobora kudukundira nitugenda kuri iyi ritme. Reka nkureke ucemo. Nta kibazo, urumva, nta kibazo. N'ubundi iyi ni gahunda, yari muri gahunda twari twariyemeje kuzakora igihe kirekire. Gusa ibintu bagiye kwemeza muri ibintu bagiye gupreparamwo abanyarwanda ngo bababwira ibya Kibeho, ngo kubera ko bitigeze bo bari hanze batigeze babimenya, ni ukubabwira ngo biriya bintu barabibeshye, bamwe baranabihanirwa, abandi baracyabibeshya bazabihanirwa. Kandi kubeshya abanyarwanda bazakurikira ibi binyoma nabo bazajyana nabo, bazahanwa kimwe nabo, bazaba bayobejwe nyine, bazaba bayobejwe. Urumva, noneho wasomera kiriya gitabo cy'umuhanuzi Yohani, Apocalypse 12 12.
zanjye zitandukanye birangirira ariko nahageze kuwuhe murongo na kabiri somera umurongo wa mbere noneho utaruke ujye kuri 13 urangize igice. Yego. Okay, ngiye gutangira. Donc ititre ni umugore n'ikiyoka kinini. Ikimenyetso gikomeye kigaragara mu ijuru. Yari umugore wisesuye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, naho ku mutwe atamirije ikamba ry'inyenyeri 12. Uwo ni uwa mbere. Hanyuma 13, ikiyoka rero kibonye ko gihanturiwe ku isi, kiruka gikurikiranye wa mugore wari wabyaye umwana w'umuhungu. Ariko wa mugore ahabwa amababa 2 nk'ay'akagoma nini cyane, kugira ngo aguruke ajye mu butayu kure ya ya nzoka, ahantu yari yateguriwe ngo ahamare igihe n'ibihe n'inusu y'igihe agaburirwa. Ndangije 14, nuko ya nzoka nuko ya nzoka yego nuko ya nzoka ivundereza ibintu bimeze nk'uruzi rw'amazi inyuma ya wa mugore, kugira ngo atwarwe n'imivu y'ibyo bizi. Nyamara isi iramutabara, ubutaka burabumbuka, maze bumira rwa ruzi ruvunderejwe na cya kiyoka. Kubera uburakari cyari gifitiye uwo mugore, icyo kiyoka kijya kurwanya abasigaye mu bamukomokaho, abubahiriza amategeko y'Imana kandi bagakomera ku buhamya bwa Yesu. Hanyuma kibunda mu musenyi wo ku nyanja. Urangije? Ndarangije, nasomye na 18. Urakoze cyane. Bo ahangaha hari abavuga yuko batumva badasobanukirwe ibintu byanditswe muri iyo mu gitabo cya Apocalypse, ariko ndashaka kubabwira yuko Bikira Maliya ageze hariya muri Ohio, kuko aho wamaze gusoma wasanze havuga ko yazamuwe ajyanwa muri desert sinibuka uko babyita mu butayu, yazamuwe kugira ngo hirya aho icyo kiyoka kidashobora kumufata kumugeraho. We rero Bikira Maliya yavuye i Kibeho, noneho ajyanwa muri Amerika. Mwibuke ko Amerika burya ikora nuko imisiyo ifite ubuhangaje bwayo. Burya Bikira Maliya niwe umwamikazi w'ibintu donc spirituellement, nk'uko Yezu ari Kristo umwami w'u Rwanda. Bikira Maliya nawe ni uw'Abanyamerika. Ingufu ziri muri Amerika burya ntabwo ntuzibwire ko zituruka hano. Noneho yarahaje ahabonekera ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa kabiri 1996, yaravuze ati ni jyewe wa mudamu, la femme apocalyptique.
avuga ko ahunze kandi aho azaha ubuhungiro abo bose bazamugana. Mwumve seke ibyo icyo bishaka kuvuga. Yahungishijwe bya byaha byakorerwaga mu Rwanda, nyiri kubikora Sekibi ari mu Rwanda, noneho yatangira kumwoka amubuze akurikirana abana be, urubyaro rwe. Gukurikirana urubyaro rwe ni kuriya ayo mabonekerwa yabaye, akabonekera abana barenze cyangwa bageze ku 8, noneho bose bakemera 3 gusa. Ni ukuvuga ngo abandi bose, abandi uko ari 5 uko bagiye babonekerwa, message zagiye zibahabwa zose barazijugunye muri ntuza, barazimira, banga nuko hagira n'uwongera kuzivuga. Abo bana baracecekeshejwe, banze kwemerwa, yuko ni ukurwanya Kristo, ni ukurwanya Bikira Maliya. Noneho murebe wari urimo uvuga uti ibintu byabereye Kibeho n'ibiti. Ngibi icyo Kiliziya, icyo ikimenyetso, ikintu cyabaye cyahishuwe kikaba cyarabaye mu Rwanda. Ibyo bintu ntabwo ushobora kubihisha ukundi, kuko ibyahabaye ntabwo ari iby'abantu, ntabwo ari iby'abantu, ibyo abantu bemera, ahubwo ni ibya Sekibi. Baranabivuga bati ni icya kiyoka, ya drago niyo yatumye Bikira Maliya atanagaruka hariya. Nubwo misiyo ye atayihagaritse, ahubwo yari ikomeje. Iyo ntambara yaravuzwe na Nyirarumaga agitangira, aravuga ati bizaba ngombwa ko haba abasirikare baza kuproteja. L'armée française yoherejwe na Nations Unies yaraje iproteja hariya, byibura abana ba Bikira Maliya babona nuko barahunga, abashobora guhunga. Abandi bari babikiye Kigali cyangwa se muri za Byumba iyo ngiyo, bishemwo 2. Ibyo nibyo bizwe. Ni ukuvuga ngo inuza Yezu, nusoma hariya hanyuma ku 17 aravuga ngo abafite ubutumwa, témoignage za Yezu bose barakurikirana. Uwemeje biriya by'ikibeho yaravuze ngo ibyo twemera bya Bikira Maliya turabyemera, ariko ibyavuga ngo Yezu ibyo bazabage bifashe ntabwo ari abacu. Padiri Musenyeri yarabyanze. Icyo gihe rero abantu bagomba kumenya d'abord kubera iki bari abana bangiwe, ubutumwa bwabo bwagiye he, kubera iki byabaye hariya. Ni ngikiriya icyo intuza, iyo ntuza n'ubuhanuzi bwabaye bwanditse muri mu gitabo, kandi byabaye mu Rwanda biracyanaba, kuko uwo mwana ukibonekerwa, ahubwo nawe bagombye kuva ku Gikongoro bajya i Buruseli aho ari, kugira ngo bamusinyishe bati tuzakwemera a condition ko utavuga ko wabonekewe na Yesu. Singibiriya kuri 12 Apocalypse 12:17 12 ufite ubwemera, ufite témoignage ya Yesu ntashobora kwemerwa. Ni nako uyu munsi bimeze. Nabyo ngibi bagiye kubereka, bazabereka ibintu bitari byo, kandi Bikira Maliya na Yesu baracyabonekera uriya mwana, baratanga ubutumwa, baravuga bati nimutabona babivugiye muri Ohio, baravuga ngo nimudagira isomo, mudakura isomo muri byabonekeye, bavuze i Rwanda specifically, bizaba bibi kurusha ibya mbere, bizaba ku isi yose. None nibyo rero babwira nti iki kiganiro twagikoreye kugira ngo
kibabere kibahumure, be kugira ngo bagende bababwire babacengezemo ibyabaye, ibyo bemeye kandi ibyo batemeje ari byo bizabakoraho, ari byo byanabakozeho. Ikindi cya kabiri, nusoma yenda byaba byanditse neza, nagira ngo numve uko byanditse iwawe. Marakiya nicyo gitabo cya nyuma ndabadangirije naho ngaho. Marakiya igice cya 4 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Nicyo gitabo cya nyuma cya Ancien Testament. Nicyo gitabo icyo cyanyuma koko. Nicyo cyanyuma. Marakiya combien? 4 umurongo wa 4 kugeza urangiye. Marakiya wa 6. Bakora ko Marakiya kandi ntayo mfite, ko ngiye mfite kugeza kuri 3. Aha. Izi video tuzazikwiza he koko mana yanjye. Niko reka ngusubire mu Gifaransa. Okay. Ndwanaho naho baramwavuye. nari narabibonye ko wabijugunya ahandi, urumva birimo ariko wabishyize ahandi. Okay. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit sur l'Horeb, umusozi wa Horeb, pour tout Israël, ordonnance et commandement. Je vais vous envoyer le prophète Élie, avant que vienne le jour du Seigneur, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Je n'aurai pas à frapper ce pays d'interdit. Bon. Nabibonye mu Kinyarwanda biri muri Marakiya 3 umurongo wa 22. Reka mbisome no mu Kinyarwanda ushobora guhura. Ibi mvuze nibyo birangiza igitabo cya Ancien Testament. Ngaho soma twumve uko babivuga. Nimwibuke amategeko ya Musa umugaragu wanjye, we nahaye amategeko n'amabwiriza kuri Horeb kugira ngo ayashyikirize Isiraheli yose. Dore kandi mbere yuko uwo munsi w'Uhoraho ugera, wa munsi mukuru kandi uteye ubwoba, ngiye kuboherereza Eliya umuhanuzi. Niwe uzunga ababyeyi n'abana, yunga abana n'ababyeyi babo, kugira ngo ntazaza ngatsemba igihugu. Okay. Ibi rero urumva nabisomye mu gitabo icyo mu Cyongereza cy'Abanyamerika. iyi tsembatsemba cyangwa itsemba bo barishyira banze ko rijya nyuma. Amfete babikoze nkana, banze ko bijya inyuma birangiza ntuza
birangiza siyete sama kubera ko biteye bikura ngo abantu ubwoba noneho baripfukirana barishyira muri ntuza yindi mu gitabo cy'intuza nyine la bible intuza bo bafashe iriya verse ya kane non iriya verse je vais vous envoyer le prophète Élie avant que vienne le temps donc bafashe iriya verse ya kane manzari ya kane bayishyira barongera bayireproduiza inyuma yari yatsembatsemba niba ritsembatsemba urumva donc kugira ngo iryo ritaba ryo rirangiza mfete muri ntuza babyita dumu iryo ntuza iyo biba bye kuba ari byo birangiza chapitre ancien testament ahubwo rirangizwe n'ibindi bitari bivuzigitse neza bumva ko urabona ko babiteruye byose babivana inyuma babipfunyika hagati hariya ntabwo iyi ntuza irimo iratwereka ibintu bitari ibyo uko byari byanditse ariko icyo nashaka kuvuga ni iki icyo nashaka kuvuga ni uko uriya Eliya Imana yavuze muri iki gitabo cy'umuhanuzi Marakiya ni nawe Yezu yavugaga avuga ati yabwiraga abigishwa be bari bagiye kumureba muri ntuza muri transfiguration bariya batatu Jacques Jean na Pierre yabwiraga ati kuki bavuga yuko ngo Eliya agomba kuza undi arabasubiza ati nibyo Eliya agomba kuza agashyira ibintu mu buryo noneho ariko nagira ngo babwire yuko Yezu ngo Eliya yaraje deja noneho bamukorera ibyo bashaka kumukoreraho icyo gihe yavugaga Marakiya no pardon yavugaga Jean Baptiste ariko iyo usomye neza nanone aho ngaho aravuga ati Eliya agomba kuza agashyira ibintu mu buryo Jean Baptiste ntabyo yashyize mu buryo ntibatumye abikora ariko ahangaha Yezu yanonsaga ibizaba agiye kugaruka kandi Eliya yavugaga yari yaje muri Bikira Maliya niwe wahawe za mbaraga za zindi zatumaga ashobora guhuza ababyeyi n'abana agahuza akagira donc agakoresha intuza za Eliya ariko Imana iravuga iti nimutamwemera iriya dumu ntabwo izabura kuko nimutemera biriya azababwira umuhanuzi wa Eliya icyo gihugu kizakubitwa izakabwana mu by'ukuri Bikira Maliya ari we Eliya yaraje banga no kumwumvira banga no kumwemera banga no kubahiriza ya mategeko yabahawe aricyo cyatumye gakuraziba bimwe na bimwe ibindi nuko banze kumvira amabwiriza ubutumwa bwateguza integuza Bikira Maliya yazanye banga kuyumvira noneho barakubitwa cya gihugu nababwiraga navugaga yuko ari cya gihugu cya Isirayeli yagiraga ni cya gihugu cyabaye cy'u Rwanda ntabwo Isirayeli irakubitwa nk'uko u Rwanda rwakubiswe aha rero niba bagiye kumva biriya disikuru yabwirwaga abambere
bakongera bakaba bariyo bagiye guterura bagiye kubabwira ngo ni ya yindi niyo uko byagenze ni kwa kundi babikoze bwa mbere, bitegure gukubitwa niba badashaka kwihana, niba badashaka gukurikirana, ngo bamenye bumve amabonekerwa akurikira yabayerewe uriya Bikira Maliya abonekera Valentine na n'ubu akimubonekera. Ko niko kuri hariya niho hari ukuri. Yaranavuze ati nige nzababwira, uzababwira ukuri. Ababivuga bandi ukuri si ukuri bavuga. Muri ibyo ngibyo yasabye kuvuga jewe ubwanjye maze kumva message yo muri 2029 nandikiye Musenyeri Imisago ibaruwa ifunguye y'amapaje agera hafi kwijana. Ni naho namubwiye, ni naho nuri ujya kurega arimo arabivugamo. Aha rero twitonde tumenye neza ibyo amabonekerwa ari cyo, ibyo amabonekerwa yaje avuga, icyo ababonekerwa ibyo batubwira, nibatubwira uko babivuga kuriya turamenya bari bo. Nagira ngo mbabwire yuko icyo gihe muri 82 Bikira Maliya yatangaje yuko hagiye kubakwa urusengero runini ruzahurirwamo n'abantu. Urwo rusengero yashinze ibuye yubakamo ahantu kazarwibutsa, kazerekana aho iyo kiliziya izagira. Iyo shrine ya Bikira Maliya uko yayubatse bamaze kwitera irangi ejo bundi ubuyobozi bwa kiliziya bwaraje ngo ubu ngubu ugiye usanga kandi kakazu inuza nitongo cyangwa se ntiwabona ibuye ryerekeye hejuru y'irindi aho ngaho. Biteye ubwoba ko bibaza icyo byari bibatwaye kugira ngo basenye bigeze hariya, bigaragaza ko hari imbaraga za shitani dayeje. Ntabwo umuntu yatinya, ntabwo ari ya shitani yoroshye, ni ya yindi yirukanye Bikira Maliya, ni ya yindi yatumye Bikira Maliya azamurwa. Ugiye kureba ukareba ifoto yuko hari hameze mbere, bamaze kuhatera irangi, hamaze kuba neza, noneho ukaza ugasanga ninuza ni ifu y'ibyondo. Habo atari ko uyu muntu byari bimutwaye iki byibura niba adashaka kubaka iyo kiliziya nk'uko bayisabye. Kandi agira ngo mbabwire ngo muri 19 no muri 20 Yezu na Bikira Maliya basabye yuko iyo kiliziya yubakwa nk'uko ikurikije ingero zatewe n'uza metrage yakozwe. Bikira Maliya yayikoze we n'umwana umwe muri bariya yabonekeraga, arahabona neza. Ariko uwo mwana ubu ngubu gihari nawe bamuravye, umuntu uzi ubwonko bwaragize neza baraburavye, nta kintu kikigize, ntabwo akinabyibuka. kandi ibyo bintu Imana irabibona, iranabivuga, yarabivuze. ariko buriya rega jya umenya aho hariya ntabwo umuntu avuga ibyo bamubwiye niba ataragize imbaraga zo kuba yabizira. Urumva nyine ntashobora kubivuga niba bumva abasekibi bari muri byinshi. Hari kiriya gihugu ni ikinyoma. Ntabwo murenganya, ntabwo nigeze mvuga ko murenganya. Na Rusiya w'intuza w'ifatima bageze aho bamusinyisha ibintu yuko ibyo yari yemeje byarangiye kandi bitaregeze biba. Iyo biza kuba nta bibazo tuba dufite ubu ngubu. Nawe na Rusiya ubwe yapfuye bamubujije kuvuga, bamubuza no kwemera ibyo kwemeza ibyo yemezaga kera. N'undi babimukoreye ntabwo jewe mvuga yuko umukobwa yakosheje, ahubwo ndavuga ngo ibyahishuwe birimo birasohora, kandi birasohora kuri uwo mwana. Ntabwo ari ubikora, ahubwo barabimukoresha. Urumva, barebe neza nibajya Kibeho bari basanzwe bazi ko iriya ntuzi hari, none bagende bazarebe niba hari n'umucanga cyangwa se nibuye amabuye abiri agerekeranye yari ahari, bazamenye yuko niba uko bazabibona
bazahita bavuga bati ya yindi shitani ni shitani iyoboye igihugu, nta kundi wabisobanura, ahubwo nuyijya inyuma, nudatera umugongo iyo shitani, uvuga uti jewe genda shitani genda, nzakurikira Yesu na Bikira Maliya bombi. Okay. Ntuzavuge ngo ntiwabimenyeshejwe. Icyo kiganiro cy'uyu munsi nicyo cyari kigamije, kandi twibuke yuko u Rwanda rwatuwe Kristo Umwami itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 muri 46, kwezi kwa 10, Bikira Maliya akaza mu Rwanda itariki kigaragaza mu Rwanda itariki ya 28 ukwezi kwa 10 muri 11 muri 81. Ayo matariki abiri, 27 z'ukwa 10 kugeza 28 z'ukwezi kwa 11, yewe nasaba umuntu wese witandukanya na sekibi mu Rwanda no hafi y'u Rwanda, uko burya u Rwanda ni hose, ahantu hose bavuga ikinyarwanda bakumva imisanzu, bazapfukame, bazasenge, basabire u Rwanda, basabire Kiliziya, abantu bahindukire bave muri biriya bintu bariya bashaka kubashyiramo, cyangwa se ibyo bari barimo bibi kuko bitari na byiza, noneho bamere bategure kubona kwakira Yezu na Bikira Maliya mu mutima wawe. Yezu, iyo bavuze Yezu ntibaba bataye Bikira Maliya. Iyo uvuze Bikira Maliya n'ubutaye Yezu ni bamwe. Madamu Nera, ndagushubije ijambo, urakoze cyane kuba unyihanganiye. Urakoze cyane kuri iki kiganiro cyiza kandi kirimo inyigisho ikomeye yo gukangurira abantu kuba maso no gusobanukirwa n'ibibera mu gihugu cyacu. Ntabwo ari ibanga, u Rwanda tumenye ko ari igihugu Imana yatoye, ariko abanyarwanda bahitamo kwitera umugongo. Nayo rero ntabwo, nubwo itinda kurakara, ariko ntabwo ijya yihanganira abantu bashaka kuyisumbisha ibindi biremwa ari nayo yabiremye byinshi. Nkaba rero nashimira abantu bazakurikira iki kiganiro, nkabasaba ko bagisangiza abantu bumva bifuriza amahoro, kugira ngo nabo bamenye ukuri, kandi mukagikunda, mukagikundisha n'abandi, kugira ngo ubutumwa bwiza bujye bubageraho. Iki ni igihe gikomeye, ni igihe abanyarwanda bakwiye gukanguka, ni igihe isi yose igomba gukanguka, kuko harimo haraba ibintu byinshi cyane kuri iyi si, ariko mu Rwanda hakaba haracinzwe icumu. Ubona ibintu byose ariho bishingiye, ariho ibidasanzwe bibera, haba ibyiza haba n'ibibi. Bigaragara rero ko u Rwanda rugomba gufatwa nk'igihugu koko kizaba Yeruzalemu nshya mu gihe kizaza. Abumva rero bifuza ko tuzayitahamo, nibajye ku mavi basenge, bagire urukundo, bave mu kinyoma. Nibwo buryo bwonyine buzadufasha kugira ngo tubigereho. Bikira Maliya yarabitubwiye, biranditse mu Ivanjiri ntagatifu. Dukomeze rero tutere imbere. Ikiganiro cy'umunsi ntabwo gihagarariye, uko tuzabishobora vuba cyane tuzabakomerezaho, twongere tubagezeho ibyo tuzaba twabateguriye. Mugire umugoroba mwiza, kandi muzatangire icyumweru kije mu mahoro, muzakirangize kandi mu yandi. Mugire umugoroba mwiza mwese, turabakunda, tubasezeyeho, muramuke.